uburyo umugore igihe ahanura, igihe aramya Imana, agomba kuba ngo atwikiriye umutwe we. Kandi gutwikira umwibuke umutwe w'umugore, ndavuga umugore nyakuri n'itorero, umugore nyakuri, umugabo nyakuri w'itorero ni Kristo. Nukuvuga ngo rero niba itorero cyangwa jewe nk'itorero, jewe nk'umugeni wa Kristo, niba jewe ndimo ndamya, ndimo ntabwo ngomba kuba ntatwikiriye umutwe wanjye, kuko umutwe wanjye nukuvuga ngo ni bwenge, ngo hanyuma kuva mu byaha bikaba ari bwo kujijuka. Urumva ko ya zone Imana yetagitinzeho ingofero ari iri bwakira agakiza, ubwenge bugatangira bukaza, intangiro y'ubwenge kaboneka. Kandi iyo ntangiro y'ubwenge nukubaha Uwiteka, kandi kubaha Uwiteka si ikindi nukumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko Imana yabuduhaye. Voilà, nukuvuga ngo iyi ngofero rero y'agakiza, aka gakiza y'isi ngofero ni ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Ingabire Clemence. Mbashimiye nanone ko mwemeye kuboneka kugira ngo tuhurire kuri uyu murongo. Imana ibagirire neza. Reka uyu munsi nukuvuga ngo ejo twarebaga ku kwizera dutwara nk'ingabo. Uyu munsi turareba ku agakiza ko twambara nk'ingofero, niyo ntwaro tugezeho aka kanya. Reka rero dutangire none dusenga, dusaba Imana kubana natwe mu izina rya Yesu. Data muremyi wa byose, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, tugucira bugufi cyane mwami w'abami. Tuzi neza ko ari wowe uri mutwambika intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kandi uko kuzambara ntabwo ari cyo tugereka ku buzima bwacu, ahubwo ni ibigize, ni intwaro zigize ubuzima bwacu bwa buri munsi, butuma rero mu by'ukuri twebwe ubwacu turemye muri izo ntwaro z'Imana, hanyuma bigatuma ukunesha kwacu dushobora kunesha aho turi hose mu gihe icyo ari cyo cyose, kubera ko bitadusaba kuzitwara ngo tube twazibagirwa, ahubwo ari ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mwami ndabikwingingiye kugira ngo ubidusobanurire muri ubwo buryo, hanyuma dushobore kubyumva, kugira ngo dukunesha kwacu gushobore kuba kunini, tunesheshe intwaro waduhaye, tugendera mu butsinzi watuboneye mwami, kuko ari wowe wanesheje abanyabutware bose n'abanyabushobozi n'imbaraga zose z'umwijima ubwo wabivugaga hejuru kubw'umusaraba wawe. Mbisabye mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Nimwibuke ko turi kuri ya nsanganyamatsiko yacu yo kuba indwanyi, kuba abubatsi bw'ubwami bw'Imana. Turimo turubaka, tumwubakaho Yesu Kristo nk'amabuye mazima. Paul yaratubwiye ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mwiza w'umuhanga, hanyuma umuntu wese yirinda uko yubakaho. Turabubatsi bw'ubwami bw'Imana, ariko en même temps turubaka nk'uko Nehemiya yubakaga, tukubaka nanone rero dutwaye intwaro yacu yo kurwana mu ntoki, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Niho rero twatangiye kureba ko Imana inatubwira iti rero mwambare mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Akatubwira ngo twambare izo ntwaro, akazitsita zose, hanyuma akaba arizo rero turimo twiga kugira ngo tumenye izo ntwaro izo arizo, kandi tumenye no kuba tuzifite mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko iyo biza kuba ari mu mubiri twakabaye tuzambara ku mubiri, ariko kuko ari mu mwuka ntabwo ari tuzambara ku mubiri, ahubwo ça fait partie, bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi, imibereho yacu ya buri gihe. Imana ibidufashemo kugira ngo tubyumve. Okay, hanyuma rero tukaba tugeze kuri iyi ngiyi Bibiliya yise ko ari twambara agakiza, ariko tukaba tukambaye nk'ingofero. Nanone reka turebe kuri ya passage twigaho, ni mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 14 niho mpereyeho. Hanyuma ariko twigaho wa 17 haravuga ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, kuko twarakwize, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkwesa arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, aribyo muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira agakiza kabe nk'ingofero,
mwakire inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. 17 mwakire agakiza kabe ingofero. Agakiza kabe ingofero. No kuvuga ngo iyi nkota tuzayivugaho. Reka akakanya turebe kuri mwakire agakiza kabe ingofero. No kuvuga ngo agakiza, mwumvise ko intwaro zose Imana hari ahantu igenda izishyira ku bice bigize umubiri wacu, ariko ubwo ni mu mwuka. Noneho rero agakiza ko ibonye ko kagomba kuba ari nk'ingofero. Agakiza ni iki rero? Twihute. Agakiza ni iki? Agakiza reka ndebe mbanze ndebwo nkasobanura. Agakiza ni umurimo Yesu Kristo yakoreye i Golgota. Uwo murimo ukaba ari wo kuducungura urupfu rw'iteka, kudukiza urupfu rw'iteka, kudukura mu bubata bwa Satani, mu butware bwe bwose, tugakira ubwo buretwa bwe, hanyuma tukabaho ubuzima bw'umudendezo mu mwami Yesu Kristo. Icyo ngicyo nicyo twita agakiza. Hanyuma rero kwakira agakiza ni ukuvuga iki? Kwakira agakiza ni ukwemera uwo murimo, k'uwo murimo wankorewe. Yesu atapfuye kuko yagombaga gupfa cyangwa atapfiriye abandi bantu runaka, ahubwo ari jyewe yabikoreye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo numwemera ko niwatura Yesu ko ari umwami wawe, akaba n'umukiza wawe, kamera ko umurimo yakoze ko yagupfiriye akaba yarakuzukiye. Ni ukuvuga ngo uwo murimo iyo wasimiye ukaba waragukorewe, niko kwemera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Hanyuma warangiza kubyemera rero ntabwo bihagije, ibyo wemera ubigenderamo. Ejo ubwo twigaga kwizera twarabibonye ko conviction idahagije, ahubwo demonstration, kugaragaza ibyo bitsika umutima wawe mu buzima bwa buri munsi. Ibyo byombi nibyo biba bihagije. Noneho rero utangira kugenda nk'uwacunguwe rero nabyo yarabigennye. Niyo mpamvu yavuze ko tumwakira nk'umucunguzi w'ubuzima bwacu, ariko tukongera tukamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu. Ni ukuvuga ngo umwakira nk'umucunguzi, yaragucunguye, hanyuma rero ugahita winjira munsi y'ubundi butware bushya, agahita ari ugutwara. Ntusubire kuba uwawe ngo wigenge, ahubwo ukaba uw'umwami, kuko wowe ubwawe warapfuye, ntabwo ukiriho, ahubwo ubuzima uriho nubwo kugira ngo umwami yimanifeste, yigaragarize muri wowe. Uko nguko niko kwakira agakiza. Ntabwo ni agakiza. Ibyo ni ibintu umuntu yemera, hanyuma akagenda ava mu bwiza ajya mu bundi, arushaho kuba mwiza kurusha uko yari ameze ejo hashize. Ntabwo ari nk'akanini umuntu amira ngo yarakamize byararangiye. Ntabwo ari ibyo ngibyo, ahubwo ni ukuvuga ngo ni ibintu nemeye umunsi nabyaturaga, hanyuma uko kwatura nkakugenderamo ubuzima bwanjye kuzageza ku iherezo, nguma mva mu bwiza njya mu bundi buri munsi, ndushaho kuba mwiza, ndushaho kubyumva no kubisobanukirwa cyane, nkarushaho kubipratika, nkarushaho kugendera muri bwa buzima bushya uko bukeye uko bwije. Nguko rero nguko niko gukizwa, niko kwakira agakiza Imana itubwira. Voilà. Reka agakiza ndibaza agakiza sindi bugatindeho kuko ndibaza ko ahantu hose mfite n'ahandi nzakigishaho mu buryo burambuye. Niyo mpamvu ntashaka kubitindaho. Hanyuma reka turebe ingofero twihutishije. Ni ukuvuga ngo ingofero, tuzi ko ingofero ari umwambaro twambara ku mutwe. Ntabwo ari twarebaga, hari igihe twarebye ubutumwa bwiza nk'inkweto bijya ku birenge. None agakiza ko Imana ishaka ko kambarwa ku mutwe, kuko ingofero yambarwa ku mutwe. Ni ukuvuga ngo Imana irimo iratagetinga ko ako gakiza kagomba kuba mu ntekerezo zacu, mu myibwirire yacu, mu bwenge bwacu. Iyo usomye mu Migani igice cya 23 umurongo waho wa 7, Bibiliya iravuga ngo haravuga ngo kuko uko atekereza ngo ariko umutima we uri. Kuko uko atekereza uko ariko mu mutima we niko ameze. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kumenya ukuntu umuntu atekereza bibaye, ni ukuvuga ngo urebye ubuzima bw'umuntu, uko ibyo akora, ibyo avuga, uko yitwara, biroroshye cyane. Ugomba guhita umenya ngo burya gute atekereza ate, kuko ntitujya tumenya ibyo abantu batekereza. Ariko kubera yuko expression isohoka hanze, Bibiliya iravuga ngo c'est de l'abondance du cœur, ngo ibyuzuye mu mutima nibyo bisesekara ku munwa.
umunwa Imana ibivuga ntabwo ari umunwa uyu nguyu tuzi, ahubwo bishobora no gusesekara ku maso yanjye, bishobora no gusesekara, ni ukuvuga ngo nibyo gusa bisohoka hanze mu yandi magambo. Ushobora kutavuga ariko nkakubita umuntu urushyi, birumvikana ko mu bwenge bwanjye narimo mutekereza nabi, mufitiye n'urwango rwinshi, birumvikana cyane. Expression rero urumva ntisohokeye ku munwa, ahubwo isohokeye mu kuboko kwanjye. Rero iyo Imana ivuga ku munwa, ni ukuvuga ngo ni expression yawe yose, umuntu wawe w'inyuma, ibimusohokamo byerekana ibyo muri wowe imbere, hafite, kandi muri wowe imbere nta handi, ni ukuvuga ngo ni mu bwenge bwawe, ibyo utekereza n'ibyo wibwira. Niyo mpamvu Yesu yigeze avuga ati nimushaka koza, abwira abafarisayo bavuze ibyo koza imbehe, arabwira ati rero niba mufite gahunda yo koza ibintu byanyu byo kwirirwa mujabika intoki, ibyo ngibyo muri mu mubiri cyane, nimugende mwoza indani, mwoza imbere, mwoze mu bwonko bwanyu, mu buhindure bushyashya, mu butunganye. Voilà, kubera yuko uko umuntu atekereza niko abari, ubwo umuntu uko atekereza ariko ari, aramutse atekereje neza yaba mwiza. Niyo mpamvu rero Imana idusaba yuko duhindurwa bashya mu mitekerereze yacu. Yesu adufashe. Ndashaka kwihutisha kuri iri somo kugira ngo mvuge ibyo nshaka kuvuga byose. Iyo usomye mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza kuri 23, reka nshake umurongo, igice cya 4 mu wa Efeso, reka tugende. Umurongo ni uwa 20 kugeza ku murongo wa 20, uwo nshaka cyane ni uwa 23, ariko nahere kuri 20. Haravuga ngo ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. No kuvuga ngo haruguru yarimo avuga umurongo wa 19 ngo kandi ngo babaye ibiti bihawe ubusambanyi bwinshi, bakora iby'isoni nke byose bibafitiye, donc bigendanye no kwifuza kwabo. Urumva nibyo Paul nabo yari magaya. Hanyuma rero abwira Befeso atari ko mwebweho ntimwize Kristo mutyo. 21 ati niba mwaramwumvise, kwizera kuzanwa no kumva mu byibuke, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Kristo, ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka. Umurongo wa 3 ni ukuvuga ngo mwarize, hanyuma ariko hari ingeso mwari mufite, hari imigenzereze mwari mufite, hanyuma none icyakurikiye nuko mwahise mwaplika, mukoresha bya bindi mwize, muhindurwa bashya. Umurongo wa 23 niko avuze ngo mugahindurwa bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Urumva ntabwo ari ahandi, ahubwo ngo ni mu bwenge, ngo mugahindurwa bashya mu mwuka w'ubwenge, mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Aho ngaho niho hahindutse hake. Ibihura na hariya mu Baroma ku giti cya 12, iyo dusomye umurongo wa mbere waho n'uwa 2, nubwo nifuza uwa 2 cyane, naho haravuga ngo, atangira avuga ati ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo byera bizima bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiye. Umurongo wa 2 akavuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, kuko biki gihe ntabwo barahindurwa bashya mu mwuka w'ubwenge bwabo, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ibikwiye iby'igikundiro aba aribyo mukora, ngo mube transformé par le renouvellement de l'intelligence, muhindurwe bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, muri renouvellement y'ubwenge bwanyu mu mitekerereze yanyu. Ni ukuvuga ngo ibyo wize ubihinduze intekerezo zawe, utekereze ukundi kugendanye n'ibyo wize, utekereze nk'uko Kristo ashaka gutekereza, utangire wibwire ibyo Kristo ashaka ko wibwira, kuko niba ibyo wibwiraga byari erroné, byari mu nzira itariyo, rero ukaba ubonye iby'ukuri uragomba kubihinduza. Iyo rero niyo Bibiliya yita renouvellement, guhindurwa mushya mu mitekerereze yawe. Kuba transformé, guhinduka nuko uhindurwa mu mitekerereze, mu myibwirire yawe, mu migambirire yawe. Ntusubire kugambirira nk'uko kera wagambiriraga ukuri kutaragera muri wowe. Uwo nguwo niwe muntu uba warahindutse. Murumva yuko Imana agakiza cyangwa ukuri Imana itubwiriza, bwa butumwa bwiza, ahantu hambere bugira efe bugomba gukora kugira ngo umuntu abe yabwakiriye, nuko buri bwinjire mu ntekerezo ze.
hanyuma bukazikoropa, bukazikubura, bugakuraho ibya kera, ibishyashya bikaboneka muri we. Niyo nivo ya mbere ya puratike y'agakiza iyo tukumvise, naho ngaho mu ntekerezo zacu, mu myigire yacu, muri bwa bwenge bwacu niho Imana ibyohereza bwa mbere. Noneho rero kubaha Imana nta kundi nuko mu bwenge bwawe wibwira ibyo kuyubaha ukurikije ibyanditswe byera. Wibuke ni agakiza nk'ingofero, ni ukuvuga ngo kagakiza ahantu hambere bavuze ngo kagomba kuba kari ni muri za ntekerezo. Noneho Bibiliya itubwira ku bintu byo kubaha Imana. Igihe cyose ibireretinga, ibihuza n'ibintu by'ubwenge. Yenda reka ntange ingero nkeya. Wasoma nko muri Zaburi y'111 umurongo wa 10, aho Bibiliya ivuga ngo kubaha Uwiteka ngo ni ishingiro ry'ubwenge. Ni ishingiro ry'ubwenge. Mwibuke Bibiliya tubwira ngo umunyabwenge ni uwuhe? Ngo ni ushobora gutekereza akita ku iherezo rye, niwe munyabwenge. Bisobanurwa ngo ibindi byose ntabwo ari ubwenge, kandi koko Bibiliya nabivuga aho ibibanyega ikavuga ngo ese umunyabwenge w'iki gihe ari he, intiti y'iki gihe iri he, ngo Imana byose ibyari ubwenge bwabo bwabahindukiye ubupfu, kuko Imana yashimye kubakirisha ubupfu bw'ibibwirizwa, ariko kumenya Yesu Kristo, hanyuma akaba ari byo bitanga ubwenge nyakuri. Ubwenge nyakuri butunga umuntu muri iyi si y'iki gihe, hanyuma bukazahesha umuntu kuzabaho n'ubugingo bw'iteka. Ariko ubwenge bw'isi bwo butuma ashayisha mu isi y'iki gihe, hanyuma yarangiza yapfa akagenda buheriheri arimbuye ubugingo bwe, kuko atigeze abona ubwenge nyakuri. Rero ubu bwenge nyakuri rero ni ubwenge bushobora kwemera kumvira kubaha Imana, kubera ko wumvise bwa butumwa bwiza, hanyuma ugahindura ubwenge bwawe ukabuhuza n'ubwo butumwa bwiza, ugakuramo intekerezo n'imyibwirire idahuraga n'ubutumwa bwiza, iyo ukayisezerera burundu, hanyuma ukakira intekerezo zose zigendanye n'ubutumwa bwiza. Niko rero Bibiliya ivuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, ngo abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, bafite ubwenge nyakuri. No muri Proverbe, mu Migani igice cy'Icyenda umurongo wa 10, Imana iravuga ngo naho itangira ivuga ngo kubaha, ngo ivuga ko itangiriro ry'ubwenge ngo nabwo ari ukubaha Imana. C'est presque nk'ibi itangiriro ry'ubwenge. Iyo utangiye kugira ngo ubu utangiye kuba umunyabwenge, nuko utangira kubaha Imana. Hanyuma no muri Job, muri Yobu 28:28, Bibiliya iravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo hanyuma kuva mu byaha bikaba ari bwo kujijuka. Urumva ko ya zone Imana yatagitinzeho ingofero ariyo iri bwakira agakiza, ubwenge bugatangira bukaza, intangiro y'ubwenge ikaboneka, kandi iyo ntangiro y'ubwenge ni ukubaha Uwiteka, kandi kubaha Uwiteka si ikindi ni ukumvira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko Imana yabuduhaye. Voilà. Ni ukuvuga ngo iyi ngofero rero y'agakiza, aka gakiza y'isi ngofero ni umwambaro w'umutwe. Uwo mwambaro ukaba uzakorera iki umutwe wawe, cyangwa uzakorera iki ubwenge bwawe n'intekerezo zawe? Icya mbere, iyo wambaye kasike, nk'abasirikari bajya bambara kasike, abantu bakora ku mashantiye bajya bambara za kasike. Ikintu ibamariye iriya ngofero, ni ukuvuga ngo twafashe mbitiraduje nk'uko biri muri Bibiliya, kuko Bibiliya ivuga kasike. Iriya kasike ikimarira abantu, ntabwo ari abo gusa, n'abamotari nari nibagiwe n'abamotari bambara kasike, n'abantu batwaye bakambara kasike. Kasike ikibimariye ni ukugira ngo irinde umutwe ibitero byose. Ni ukuvuga ngo ryaba ibuye ryahuruduka hariya rikikubitaho, ryaba wowe uguye hasi, kasike iri bushobore kuguproteja. Ni ukuvuga ngo ni ibitero byatera kuri nivo y'ubwenge bwawe. Mu bwenge bwawe niho Imana irimo itagetinga, niho Imana irimo ivuga. Ni ukuvuga ngo ibitero byose twakira nta handi hantu bica, iyo bije bica mu bwenge bwacu. Ibitero byose, ya myambi yose yaka umuriro, iyije ahantu hambere hita yinjirira ku mutwe. Uti guti? Ni ukuvuga reka nse imyambi, kuko ni ibyaha byose Satani atera. Reka nse nk'uguha ingero. Niba urebye umuntu ukareba umuntu w'igitsina gitandukanye n'icyawe ukamwifuza mu nzira,
umugabo cyangwa umugore ukamwifuza, urumva byatangiye, warebye ubwenge bwawe bwohereza mu bwenge, amaso yawe yarebye, hanyuma yohereza mu bwenge bwawe, hanyuma yohereje mu bwenge bwawe, ubwenge bwawe butangira gutekereza, butangira kwanariza, kureba ubwiza no gutekereza ibintu byinshi, uratekereza, hanyuma none umubiri wawe rero ugatangira kuba excité, umubiri wawe ugatangira gushyuha umwifuza. Urumva umubiri uje kuri nivo ya kabiri, ariko nivo ya mbere ni ubwenge bwawe bwabanje kubyibwira. Yaba warebye amaso yawe akaba yarebye, ukamenya ko uriya muntu ari mwiza, ari byiza cyane, kuko Imana yaremye abantu beza nk'uko tureba indabo mu masharidin, it's good, ni byiza. Ukareba la grandeur, ukareba ubugari n'ubuhangange n'ubushobozi bw'Imana ukuntu bukomeye cyane, ukuntu irema abantu bagufi, ikarema abantu banini, ikarema abantu bato, ikarema abantu ukareba ukuntu Imana ari umukozi w'umuhanga, akaba ari byo warebye, akaba ari byo wari wibwiye mu bwenge bwawe. Hari bube muri wowe hazamutse amashimwe aho kugira ngo hazamuke irari mu mubiri wawe. Urumva rero yuko ibitero byose iyo bije bitagetinga mu bwenge bwawe niho biza. Hanyuma iyo ubwenge bwawe bisanze rero muri bwa bwenge bwawe cyangwa mu ntekerezo zawe, bigasanga za ntekerezo zawe zitarahindurwa nshyashya, zakira zigatekereza nk'abamwe kwishushanya n'isi y'iki gihe, bigasanga ugishushanyije n'isi y'iki gihe, wibwira nk'uko isi y'iki gihe yibwira, icyo gitero kirinjira, ugatangira gutekereza nk'isi y'iki gihe, bigatuma uba mu byaha bya bisi y'iki gihe. Ariko iyo wahinduwe mushya mu ntekerezo yawe, ukaba utakimeze nk'uw'isi y'iki gihe, ahubwo utekereza ukurikije ubutumwa bwiza, bituma ubona ugukomera kw'Imana n'ubuhangange bw'Imana, amashimwe yawe akiyongera, n'ubusobanuro bwawe usobanukirwa Imana bukarushaho kuba bugari cyane kurenza uko bwari bumeze. Rero niyo mpamvu agakiza kagomba kuba mu bwenge bwawe, kakaba mu ntekerezo zawe, kugira ngo ibitero byose Satani azana, kuko ariho bica, kugira ngo uzashobore kubiresista. Yesu abaho umugisha. Reka dukomeze. Ndababwiraga ngo ku gitero icyo ari cyo cyose kije, ni ukuvuga ngo ya kasike niyo iproteje umuntu, imyambi yose umwanzi yohereje akayohereza, kuko byasanze wambaye ya ngofero y'agakiza, byasanze warahinduwe mushya mu ntekerezo yawe, niko kwambara ingofero y'agakiza, warahinduwe n'agakiza n'ubutumwa bwiza bw'agakiza, bukaba bwarahinduye intekerezo zawe, bituma rero umwambi wose uhagera ugahinduka. Bimwe Imana yatubwiye muri Yesaya ibice 54 ivuga ngo intwaro yose bacurire kukurwanya ngo nta kizagutwara, donc izabasanze fe, izaraswa, ihinduke. Bari bazi ko ari umwambi, yakugeraho igahinduka utuntu tw'udushaza, donc tudafite ikintu tuvuze, ahubwo ndetse tugufitiye umumaro. Niko Bibiliya ivuga ngo kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, bigufitiye umumaro kuko bizatuma wiyongera mu kumenya Imana no kuyisobanukirwa. Satani yarazi ko yaraguteye igitero kiri bukwice, kubera ko wambaye ya ngofero y'agakiza. Ya ngofero y'agakiza twise guhindurwa mushya mu ntekerezo zawe, utishushanya n'isi y'iki gihe, habwo warahinduwe mushya n'ubutumwa bwiza bw'umusaraba, bugatuma intekerezo zawe zihinduka, zitakimeze nk'uko ukera wari umeze. Okay, nari mvuze kuri cadre ya kasika, niho nari mpereye. Kasika, iyo mvuze kasika birumvikana kubera moto tujya tugendaho, turabizi tuzi kasika, ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ukurindwa, ni muri cadre yo kugira ngo urindwe ibitero. Hanyuma ariko nanone hari ahandi Bibiliya ivuga ku birebana no gupfuka umutwe. Iyo dusomye mu Bakorinto reka nsome nihutishije mu Bakorinto wa mbere igice cya 11 umurongo wa kabiri, ndihuta ngeze ku murongo wa 12. Ni harehare ariko ndihutisha. Haravuga ngo ndabashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose, mugakomeza imigenzo nk'uko nayibahaye. Urumva Paul yari yarabahaye ibintu by'imigenzo, ariko bifitemo ihishurirwa rikomeye, kuko twe tutubakiye ku migenzo, ahubwo tugendera ku ihishurirwa. Umurongo wa 3 aravuga ngo ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana.
umugabo wese iyo asenga cyangwa ahanura umutwe we utwikiriwe aba akojeje isoni umutwe we, ariko umugore wese iyo asenga cyangwa ahanura adatwikiriye umutwe we aba awukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimoza. Niba umugore adatwikiriye umutwe yikemuze, ariko niba ari ibiteye isoni ko umugore yikemuza cyangwa yimoza ajye atwikira umutwe. Umugabo ntakwiriye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore n'ubwiza bw'umugabo we, kuko umugabo atakomotse ku mugore, ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo, kandi umugabo ntiyaremwe ku bw'umugore, ahubwo umugore ni we waremwe ku bw'umugabo. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika, ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Amin. Birasa nkaho hari amagambo akomeye, ariko reka nze ngerageze. Imana idufashe twese. Ndimo ndavuga kuri iriya furari cyangwa icyo gitambaro cyo mu mutwe, kuko mwibuke ndi ku gihande cy'umutwe. Icyo Imana ibivugaho, kuko ibyanditswe byose biba ari ubuhanuzi, bifite ibishushanyo bishaka gushushanya. Ntabwo ari uyu mutwe w'umubiri Imana itagitinze, kuko ntabwo turi mu mubiri, ahubwo turi mu buryo bw'Imana. Wa mutwe rero twamaze kuwusobanura ko ari intekerezo zacu n'imyibwirire igomba guhinduka. None twarebye kasike twambara ku mutwe, akaba ari iturinda ya myambi yose iza yakubita, imyambi yinjira mu ntekerezo zacu. Urebye iyo wumvise, iyo urebye, ni ukuvuga ngo uyu mubiri wacu ni organe zinjiza information, zinjiza icyo wabonye cyangwa wumvise cyangwa wakozeho, hanyuma bigahereza ubwenge bugakora analize, bukadesida. Rero gifite gutekereza ku isi, udesida nk'uko abisi bakora, ariko wamaze kugira gutekereza kwa Kristo kugendanye n'ubutumwa bwiza, hanyuma rero ahubwo uhita ukora nk'uko ijambo ry'Imana rikora, aribyo twarebye ko tugomba guhindurwa bashya mu mitekerereze yacu. Rero urumva aho ngaho ni kasike yo kukurinda ibitero byose biza. None rero hari ikindi gitambaro, umutambyi mu Isezerano rya kera ntabwo yajyaga gutamba atambaye mu mutwe, atipfutse mu mutwe. Kandi mwibuke ko umutambyi yabaga ari n'umugabo, ntabwo yabaga ari umugore. Ntabwo umugore yigize aho umutambyi, ni umugabo, ariko yapfukaga mu mutwe. Ni ukuvuga ngo rero bifite meaning ikomeye yo gupfuka mu mutwe. Reka tugerageze. Reka ndavugaho imirongo mike kubera umwanya mutoya mfite. Reka turebe nk'umurongo wa gatanu. Reka nsubire muri passage nari ndimo nsoma, ni mu Bakorinto nari hari hifunze, munyihanganire mpabone. Ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 11. C'est bon, ndahabonye igice cya 11. Reka rero mpere ku murongo wa gatatu kwanza. Haravuga ngo ndashaka yuko mumenya yuko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Ni ukuvuga ngo atangiye yerekana mu buryo bw'ibishushanyo dufite uko bimeze, yerekana iyerarshi mu buryo bw'ibishushanyo. Ubwo wareba no mu ba Efeso ku gice cya 5, aho Bibiliya ibitubwira ku nshingano z'umugore n'umugabo mu rugo, uburyo bwabo bw'imibereho. Ikavuga iti rero umugabo ni igishushanyo cya Kristo, hanyuma umugore ni igishushanyo cy'itorero. Rero akavuga rero igihe bemeye gushakana mu isi, uburyo rero umugabo agomba kuzagerageza gukora inshingano za Kristo, hanyuma n'umugore agakora inshingano z'itorero nk'uko bimeze. Ati rero umugabo niba ari mu mwanya wa Kristo akundwa akaza umugore we amukuyakuye, murabizi. Hanyuma umugore agandukire umugabo we, ibyo murabizi. Ni mu Bakorinto, ni mu ba Efeso igice cya 5 niho wabisanga. Noneho rero arimo aratwereka iyerarshi mu isi, uburyo umugabo ari igishushanyo, umugore ni igishushanyo cy'itorero, umugabo ni igishushanyo cya Kristo. Hanyuma arerekana umutwe, kuko Bibiliya itubwira ko umutwe w'itorero ari Kristo. Voilà. Hanyuma noneho rero urumva arimo arabyerekana mu buryo bw'umubiri, muri bwa buryo yavuze bw'imigenzo.
ariko noneho mu buryo buzwi bwose bwemewe ni uko umuntu wese, kera twari dupfuye twese tuzize ibyaha byacu, ariko umuntu wese wazutse akaba yaramenye ubutumwa bwiza yahindutse itorero ry'umwami. Kandi kuba itorero ry'umwami Yesu bisobanura yuko uba wabaye umugeni we. Ni ukuvuga ngo mu buryo butari ibishushanyo, abantu bose bemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, baba abagabo cyangwa baba abagore, abo bose ni umugeni w'umwami Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe mugabo kuri bo, hanyuma bo ni umugeni. Ntabwo mvuze ngo abageni kuko atari benshi, itorero ni rimwe, ni umugeni, bose hamwe ni umugeni. Noneho reka nibande ku murongo wa 5 hano. Havuze ku murongo wa 5 aravuga ngo ariko umugore wese yasenga cyangwa hanura adatwikiriye umutwe we aba awukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimoza. Arimo arasobanura hano akavuga uburyo umugore agomba kuba uburyo umugore igihe ahanura, igihe aramya Imana, agomba kuba ngo atwikiriye umutwe we. Kandi gutwikira umwibuke umutwe w'umugore, ndavuga umugore nyakuri n'itorero, umugore nyakuri, umugabo nyakuri w'itorero ni Kristo. Ni ukuvuga ngo rero niba itorero cyangwa jyewe nk'itorero, jyewe nk'umugeni wa Kristo, niba jyewe ndimo ndamya, ntabwo ngomba kuba ntatwikiriye umutwe wanjye, kuko umutwe wanjye ni ukuvuga ngo ni Kristo. Uko gutwikira umutwe wanjye ari wo tugiye kugereranya n'ubutumwa bwiza cyangwa na Kristo, byaba bishaka gusobanura iki? Reka manze mpere gatoya kubirebana n'ukukuramya cyangwa no guhanura. Gusenga cyangwa kuramya ni ryo jambo Bibiliya ikoresha hariya ngo la femme quand elle adore. Ni ukuvuga ngo iyo ari maramya agomba gupfundikira umutwe we. Ntabwo turi buvuge ko ari bikorwa mu mwanya muto turimo turirimba cyangwa turimo dusenga, kubera yuko gusenga Bibiliya tubwira ngo tugomba gusenga sans cesse, tugomba gusenga ubudatuza. Ni ukuvuga ngo rero ni iminsi yanjye yose n'amasaha yanjye yose mba ndimo nsenga. Hanyuma nibirebana no guhanura nabyo, Bibiliya yita ntabwo guhanura ni ukuvuga ibyo Uwiteka avuga. Rero ibyo Uwiteka avuga tubisubiramo igihe cyose, ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ijambo ry'ubuhanuzi. Tubisubiramo igihe cyose, tubivugisha akanwa kacu, ariko tunabivugisha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariho Bibiliya tubwira ko turi inzandiko zisomwa, inzandiko za Kristo zanditswe n'ubutumwa bwiza. Ubwo rero urumva yuko igihe cyacu cyo guhanura n'igihe cyacu cyo gusenga ni amasaha yacu ya buri munsi. Bisobanurwa ngo tugomba kudakoza isoni umutwe wacu, niyo mpamvu umutwe uri bugombe gupfukwa. Ndaje ndabisobanura impamvu zirebana no kuwupfuka. Ndimo ndagenekereza kugira ngo igikorwa twaba dukora mu buryo bw'umubiri gihure no mu mwuka. Imana idufashe kiza guhura no mu mwuka, byo kuba gupfuka mu mubiri gusa, ariko mu mwuka tutazi icyo bisobanura, ahubwo tumenye no mu mwuka bishaka gusobanura iki. Reka tubanze dukomeze, ndaje nsobanure ku gupfuka icyo ari cyo. Reka ndebe, Bibiliya iravuga ngo umugore, yavuze hano ngo umugore ni ubwiza bw'umugabo we, ni ubwiza bw'umugabo we. Hanyuma umugabo we niwe ureba ubwo bwiza bwe yiherereye, ariko abandi bose ntabwo bagomba kureba ubwo bwiza bwe. Ni nayo mpamvu umugore ari bupfuke umutwe we. Ni ukuvuga ngo umutwe we ni agakiza, ce sont les valeurs, ni kwa kuri kw'ibyo yamenye byose, hanyuma arabipfuka kuko ubwo ni ubwiza bw'umutware we. Uwo mutwe we ni ubwiza bw'umutware we, hanyuma rero ari bugombe kuwupfuka. Birashaka gusobanura gute? Reka nkoreshe imirongo imwe n'imwe nkotinga kugira ngo tubone uko tubyumva. Iyo usomye muri Matayo igice cya 6, Imana ijya ivuga iti rero nimusenga ntimukamere nk'indyarya, ati zigenda zigahagarara mu maguriro zikahwera zamamaza ko zasenze birabyivu. Atoya, ati mujye mukora ibyiza byose kugira ngo so wo mu ijuru ureba ahiherereye, ureba aha hafutswe na fulari, hafunzwe
hatwikiriye igitambaro, hatwikiriwe muri za ntekerezo zawe, kwa kwibwira kwawe, kwa guhinduka kwawe, bimwe by'agaciro za marigarita zawe ufite nziza, kuko uwo ureba ahatwikiriweho imyibwire yawe myiza n'imitekerereze yawe myiza n'imikorere myiza, uwo so ureba hiherereye, hanyuma niwe uzaguha ingororano. Ntabwo ari ukubiratira abantu mujugunyira imarigarita zawe ingurube kugira ngo zitaza no kukurya. Nibyo rero yavugaga hano, akavuga ati so ureba hiherereye kugira ngo azaguhe ingororano. Nugera igihe cyo gutanga, ukuboko kwawe kw'iburyo ntukukamenye icyo ukw'ibumoso gutanze. Iso ureba ahiherereye, hahandi hatwikiriwe na furari, hamwe hatwikiriwe n'igitambaro, muri ya nivo yawe y'ubwonko y'imitekerereze yawe, hahandi hahindutse, hamwe hakudikita, hakuyobora icyo gukora cyose. Aho ngaho niho umwami azarebera. Ntabwo areba imirimo wakoresheje intoki zawe, ahubwo areba ikibigutera. Aho ngaho ku isoko hameze gute? Uwo so ureba hiherereye niwe uzaza akaguha ingororano z'ibyo ushaka. Urumva ko mu buryo bwo gupfuka umutwe, wa mutwe ari wo ufunze iby'agakiza, kandi agakiza kakaba ariko gashushanya Yesu Kristo nk'umutware w'ubuzima bwacu. Muri iyi kadire itari ya kasike hariya hejuru, ni kadire yo kuvuga ngo yo kuba uri umuntu utari kazitereyemo, niko Bibiliya ibyita, umuntu wiyexpoza hariya hanze, wigaragaza, wibona, uvuga ko ari igitangaza, uvuga ko ari kamara, ahubwo ibyo by'agaciro bye akabikora atuje, acecetse, adasakuje cyane, atibona, atishyira hejuru, atirarira, ahubwo akabikora byose abikorera umwami wenyine, ari we wenyine ashaka ko ari wamushima, kuko uwureba hiherereye kugira ngo azashobore kunyurwa n'iyo mirimo ye, ayibonere ingororano. Hanyuma ikindi ni uko gushyira igitambaro mu mutwe nanone bisobanura ngo ari ikimenyetso cyo gutwarwa. Ni ukuvuga ngo byerekana la marque d'autorité, ikimenyetso cy'uko ufite umutware hejuru yawe. Uwo mutware nta wundi ni umwami Yesu. Ndimo ndavuga mu mwuka, ntabwo ndimo mvuga mu mubiri. Uwo mutware nta wundi ni umwami Yesu. Rero ni ukuvuga ngo gupfuka mu mutwe wawe, nimwibuke ko mu mubiri ni igitambaro dushyiramo, ariko mu mwuka ntabwo ari igitambaro, kuko nta gitambaro cyo kugura cyo gufunga mu buryo bw'umuntu wawe w'umwuka. Ahubwo Bibiliya irimo iravuga mu buryo bwo guhisha, bwo gutwikira mu buryo bw'umwuka. Sinzi ukuntu ndi bubisobanure kugira ngo bize kumvikana. Ni ukuvuga ngo iyi definisiyo atanze noneho by'uko biri ku murongo waho wa 9 kugeza ku wa 10, ufite arabivuga gutya. Reka tuhasome wumva uko havuga. Mu wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo kandi umugabo ngo umugabo ntakwiye gutwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana n'ubwiza bwayo, ariko umugore ni ubwiza bw'umugabo we. Urumva, umugabo ni kuri Kristo, umugabo ni igishushanyo cya Kristo, umugore ni igishushanyo cy'itorero. No kuvuga ngo twese turi umugore w'umwami Yesu, ngo kuko umugabo atakomotse ku mugore, ahubwo umugore ari we wakomotse ku mugabo. Bien sûr, itorero ryakomotse ku mwami Yesu, ntabwo ari Yesu wakomotse ku itorero. Twabivugaga mu rubavu. Hanyuma kandi umugabo ntiyaremewe kuko itorero ryabayeho kuko Yesu apfuye, bien sûr, ariko Yesu abayeho incungu y'ibyaha. Ntabwo ari Kristo wabayeho kuko itorero ririho. Umurongo wa 9 hakavuga ngo kandi umugabo ntiyaremwe kubw'umugore, ahubwo umugore niwe waremwe kubw'umugabo. Niko Bibiliya ivuga ngo kuko twese turi abo yaremye kandi turi abaremewe we. Niko Bibiliya ivuga. Na Yohana ajya bisubiramo ngo yaje mu bo yaremye, hanyuma aza mu baremewe we, hanyuma ariko ntibamwemera. Ni ukuvuga ngo umugore ari we torero yaremewe Kristo, ntabwo ari Kristo wamuremewe.
hanyuma agakomeza ngo ariko mu mwami wacu umugore ntabwo abaho hatariho umugabo. Nibyo, ntabwo itorero rishobora kubaho Kristo atariho. Ni nayo mpamvu yavuze muri Yohana igice cya 15 akavuga ati mwebwe muri amashami igihe nkabaye rayo, rero amashami ntashobora kubaho atamfite. Ndibaza ko byumvikana ngo niko n'umugabo atabaho atariho umugore. Niko rero na Kristo yitwa Kristo umucunguzi kubera yuko hari abo yacunguye. Ni ukuvuga ngo iryo zina Kristo ni izina yahawe kubw'uko ari umucunguzi nyine, kuko hari abo yacunguwe. Ngo nk'uko umugore yakomotse ku mugabo niko arimo arabivuga mu buryo bw'umubiri. Umurongo nashakaga reka ndebe ko nkubona umurongo wa où est-ce que j'ai pris ça, umurongo wa umugore wese yasenga cyangwa je ne sais pas aho nabonye umurongo aho Bibiliya ivuga ngo umugore agomba kuba ubwanyu mu bitekerezo ko biri mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adatwikira umutwe. Kamere yanyu ubwayo ntibibahamiriza yuko umugore voilà, ntabwo umurongo ndimo nkubona, reka ngushake. Ni umurongo w'10 haravuga ngo nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa kubw'abamarayika. Abamarayika bisobanura messenger, bisobanura intumwa n'ubutumwa. Ni ukuvuga ngo kubw'ubutumwa bwiza umugore agomba kuba afite ikimenyetso cyo gutwarwa. Ni ukuvuga ngo umugore turimo tuvuga ahangaha n'itorero. Rero iyo furari cyangwa icyo kimenyetso cyo gutwarwa ni ukuvuga ngo mu mutwe we, mu myibwirire ye, mu mitekerereze ye agomba kumenya ko atari ikigenge. Agomba kumenya ko afite umuyobozi umuyobora, ku buryo rero ayoborwa n'ijambo ry'Imana. Nibyo twigaga ejo ngo tugenda kubwo kwizera atari ubwo kubona. Tukagenda tukayoborwa n'ijambo ry'Imana, akaba ryo tabaza ry'ibirenge byacu, akaba ari wo mukimurikira intambwe zacu. Tukayoborwa na Kristo ubwe nanone akoresheje ijambo ry'Imana n'umwuka we mu bugingo bwacu, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Uko rero niyo marike yo gutwarwa, aho utakiri uwawe ngo wigenge. Ibyo ngibyo nibyo Imana ivuga, ikaba ariyo marike. Ni ukuvuga ngo ntabwo umutwe we, intekerezo ze azipfunyura ngo azikoreshe uko yishakiye, ahubwo zo zihishwa mu butumwa bwiza, zihishwa muri Kristo, kubera yuko we ntabwo akiri uwe ngo yigenge, afite marike yo gutwarwa. Ni ukuvuga ngo iyo mu mubiri, iyo Bibiliya irimo ibisobanura kuri ya furari ushyira mu mutwe, icyo bisobanura hari icyo bivuga mu mubiri, icyo bivuga. Ariko rero noneho mu mwuka icyo bishaka kuvuga ni ibi ngibi. Ni ukuvuga ngo nuko utagomba gukoza isoni umutwe wawe kubwo kuwupfundura, kubwo kuwutwikurura, kubwo kuwexposa igihe cyose cyo gusenga, cy'ubuzima bwawe bwo gusenga, mu gihe cyawe cyose cyo guhanura. Ni ukuvuga ngo umutwe wawe ugomba kuba upfutse, cyangwa ubwenge bwawe, intekerezo zawe, imyibwirire yawe bigomba kuba bihishe mu mwami Yesu Kristo, kugira ngo ushobore gukora ibyo umwami Yesu Kristo ashaka n'ibyo yibwira. Hanyuma ukanibuka yuko ibyo ukora byose ugomba kuba ufite moto nziza, kuvuga ngo intekerezo zawe ari nziza, kuko Imana ireba hiherereye, ireba aho ngaho nyine hapfutse aho mu bwenge bwawe, ikareba icyabiguteye cyari ikihe, impamvu zaguteye gufasha uriya muntu cyari ikihe. Kwari kugira ngo wiyemere se? Kwari kugira ngo wiyexpose se? Kwari kugira ngo ushake self glory, icyubahiro cy'abantu se? Cyangwa kwari kugira ngo wari umutima w'imbabazi wabiguteye? Ni ukuvuga ngo Imana ireba hahandi hiherereye, aho ngaho yagereranyije mu buryo bw'umubiri nko gupfunka igitambaro, niho Imana iri burebere. Hanyuma ikindi ni uko iminsi yose burasa nkaho upfutse mu bwenge bwawe. Imbere y'abandi bantu bazagufata nk'utagira ubwenge, imbere y'isi, mu bakiri muri iyi si bazagufata nk'utagira ubwenge, kuko udafata ibyemezo vuba nk'ibyabo. Bo badesida kujya ahantu aka kanya bagahita bagenda, wowe ngo urabanza kujya kubaza Imana. Imana nikwemerera nibwo uzagenda, bakavuga ati ariko aba bantu basa nk'abatagira n'ubwenge. None si ibyo ngibyo nabyo bajya kubibaza Imana iki? Urumva, kuko wowe ufite marike, ufite ufite ikimenyetso cyo gutwarwa, ufite ugutwara, ukuyobora. Ugomba kuyoborwa nawe utiyobora. Icyo ngicyo ari cyo mu mubiri Imana yagereranyije nka furari.
Voilà. Niyo mpamvu abatambyi guhere mu Isezerano rya kera bitwikiraga umutwe, urumva bari abagabo nta nubwo bari abagore, ariko nukuvuga ngo byari igishushanyo cy'umutambyi wari wo wese. Umuntu wabaye umutambyi ko agomba kuba apfutse umutwe, kubera yuko ugomba kuba adapfutse umutwe ni Kristo. Nukuvuga ngo ni we ibyo ashaka gukora n'ibyo yibwiye byose abikora nk'uko biri, kuko we atunganye rwose. Ariko twebwe ntabwo ibyo dushaka byose ari byo dukora, kubera ko twebwe turi munsi ya autorite ye. Reka ntanga urundi rugero kugira ngo bibone ko byumvikana. Ndangiza, hari indi passage tujya dusoma muri Bibiliya, Imana itubwira aho Imana itubwira ku birebana n'abadamu uburyo batagomba kuvuga mu Imana ikavuga iti, ni Paul nanone wabwiraga abakorinto, arababwira ati rero abagore ntibakavuge mu materaniro, sinshaka ko umugore azajya avuga mu materaniro, ati naba afite ikintu ashaka kubaza ajye agenda akibarize umugabo we mu rugo, ariko ntakavuga mu materaniro. Abantu bajya babisobanura kwinshi ukuntu bashaka, bati abakorinto bari inshege, abagore babo bari inshege, bari ibintu bimeze nk'ibyo. Ariko reka tugerageze tugenekereze mu buryo bw'umwuka, tutagiye muri polemique uko byaba bishaka gusobanura. Ubundi Bibiliya igihe cyose ivuga ko umugore umugore ni igishushanyo cy'itorero. Hanyuma noneho rero Imana yarimo ivuga gute? Yarimo ivuga iti rero nimujya muba muri mu materaniro, ntabwo nshaka ko hari umuntu nshaka ko azajya avuga, ni umugabo. Urumva umugabo ni Kristo, ku itorero umugabo ni Kristo, hanyuma abandi bose ni ukuvuga ngo twebwe turi umugore wa Yesu, hanyuma Kristo niwe mugabo. Noneho rero akavuga ati rero nimwe muri mu materaniro umugabo niwe ugomba kuvuga, ni ukuvuga ngo Kristo niwe wenyine uvuga. Turi mu materaniro yacu igihe cyose ni Kristo uvuga. Niba hari umuntu uhagurutse agiye kuvuga, ajya avugishwa n'umwuka, mu yandi magambo ajya aba ari igikoresho, Kristo aba ari we uvuga wenyine. Niba rero hari esprit y'umugore ihagurutse ari yivuga, iyo esprit icecekeshwe. Niba umuntu afite ibyo atumva, ajya ataha mu rugo yongera asome Bibiliya, akore meditation, abaza umutware we ari we Kristo, abaza umugabo we, amubwira ati bisobanurwa bite, yongera asome, akore meditation, asubire yinire mu byanditswe, hanyuma amenye icyo bisobanura. Ariko igihe cyose turi mu materaniro, ntabwo nshaka esprit y'umugore uvuga, sinshaka esprit y'umuntu uvuga ngo umuntu aba ari we wi-expose avuge, ahubwo hajya havuga esprit ya Kristo wenyine. Yaba ari uhanura, ajya hanura ko Kristo ari uvuze, yaba ari ubwiriza, ajya abwiriza iby'Imana yashatse kuvuga byonyine, hanyuma hagarike esprit y'umugore yo kugaragara. Murimo murabyumva ko cadre yarimo bivugamo ari cadre yo kuvuga ngo yo kwanga ikintu cyose cy'ubumuntu kiza kwivanga mu materaniro, ahubwo ari ibya Kristo yashaka kuvuga. Hari byinshi byo kubivugaho, na akagero gatoya narindimo ntanga kugira ngo tubone ko tubyumva, kugira ngo tujye twubakira ku byo kuri kote y'umwuka, twe guhama ku by'umubiri, kuko iby'umubiri bigira umumaro kuri biki, ariko iby'umwuka bigira umumaro kuri byose. Rero ngarutse kubirebana n'iyi casque n'aka gakiza nk'ingofero ndimo nsoza, ni ukuvuga ngo iyi ngofero ariyo gakiza tugomba kuba twambaye, ni bwa butumwa bwiza buri buhindura intekerezo zacu, hanyuma bukaba ari bwo buri bube nka kasike twambaye, nibwo bumeze nk'igitambaro twiteze, hanyuma butuma rero bwaraduhinduye ku migenzereze n'imikorere ya kera, n'imyitwarire ya kera, n'imitwarize ya kera yishushanya n'isi y'iki gihe, ahubwo dufite imikorere mishyashya ya Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma ibyo ngibyo akaba ari byo rero Imana mu buryo bw'umwuka, nubwo ibintu by'umwuka byose kenshi bijya bigira ikimenyetso cyabyo cyo mu mubiri. Ni ukuvuga mwibuke tujya kubatizwa, ariko kubatizwa Imana ivuga bikabane mu mwuka, ariko bikagira ikimenyetso cyo mu mubiri, aho ibyanditswe bitubwira muti n'uyu munsi amazi niyo akibakiza mu buryo bw'igishushanyo. Ni ukuvuga ngo hari igishushanyo kigaragarira abantu, ariko hakaba noneho rero n'igitari igishushanyo cyitwa realite cyangwa ukuri kw'ibyo mu mwuka. Ukuri kw'ibyo mu mwuka rero gutegetswe umuntu wese ko agomba kugukora, nubwo n'iby'umubiri nabyo bitegetswe,
ariko ikigira umumaro cyane ni iby'umwuka. Imana rero iduha umugisha. Turasoje ku bwa none, hanyuma tuzakomeza mu cyumweru gitaha. Reka dusoze dusenga. Data Muremyi wa byose, mu izina rya Yesu, urakoze kubw'ijambo ryawe, urakoze kubw'ubutumwa bwiza ukomeza kudusobanura mu bugingo bwacu, kandi urakoze kubw'umurimo watangiye muri twebwe witeguye gusohoza kubw'ukuboko kwawe kw'imbaraga, nk'uko ibyanditswe bivuga, mwami w'abami. Data, ni wowe watangiye umurimo muri twebwe, kandi uzawusohoza kugeza ku munsi w'umwami wacu, kuko ariko wabidusezeranyije. Niko tubyizeye mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen. To amen. To amen. To amen. To amen. To amen.